Icara ku gatebe wige umugani wa sketo. Uyu munsi ngiye gusobanura izina rya Yves. Ngiye wumva nitwa Dr. Berwa. Yves ni izina umukunzi wa Berwa TV wadusabye ngo tumusobanurire Yves. Yves ni izina rifite inkomoko mu Giserite, rikaba risobanuye igiti kinini. Hari n'abantu benshi basobanukiwe cyangwa basobanura ko ari umuntu urasa akoresheje umwambi. Kandi ikindi Yves ni izina bita abana b'abahungu. Bimwe mu biranga ba Yves ni umuntu ugira umutima mwiza kandi akagira umutima woroshye, agira impuhwe, agira ibakwe, agira ishyaka mu byo akora byose. Ni umuntu wiziho kuba mwiza kandi akambara neza akabigendera kugira ngo agaragare neza mu bandi. Usanga nubwo yiyemera ajya yumva atifitiye icyizere, ariko kuko asanzwe azwiho kwisanisha n'ubuzima arimo, agerageza kubaho neza aho ari hose. Yanga akarengane, haba ukamugiriye cyangwa urenganya abandi. Yves agira umujinya, nubwo umujinya udatinda, ariko aba ari umuranduranzuzi. Akunda kwiga amasomo yo gushyira mu bikorwa. Ibyo avuga ntabikozwa. Abantu baba bamuziho kwirwanaho, ariko kandi banamuziho kuba umuntu wiyemera cyane. Ashimishwa no kuba agendana n'abandi, agira inshuti nyinshi no gukina n'abandi imikino itandukanye. Mu rukundo nta bikabyo byinshi ashyiramo kubera kenshi aba atizeye, ariko ntibituma acika intege, akomeza guhatiriza paka byemeye. Uwo ni umuntu witwa Yves. Ndirwimikwa mu ngabo amacuma acanye, ababyeyi bavuza impundu, umubyeyi wibarutse inyamibwa avuza ubuhino n'izicacana hose. Abana bato baryoheye no bitegura kwita inyamibwa izina. Nitwa Dr. Berwa. Ndagushimiye wakoze subscribe. Komeza ugubwe neza kandi ukomeze ukurikira ibiganiro byacu, gusobanura amazina ndetse no gusobanura amagambo amwe namwe, kubabwira ibinyarwanda bimwe bitigeze bivugwa, kukubwira imihango y'ubukwe. Buri kimwe cyose udasobanukiwe waduha muri comment ukatubwira uko ushaka tukagusobanurira nicyo twaziye. Komeza ugubwe neza rero, duhure muri video y'ubutaha tubabwira Florentine, ndetse ndi hafi kuzuza ya video nabemereye y'amasimbi n'amakombe. Iri Kamson.